Reka nongere ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi ku munsi, nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize amahoro, nkwifurize imbabazi no gukomera ku Uwiteka Imana kuze ku buzima bwawe. Uyu munsi bishobora kuba byanze ariko ejo bizakunda. Uyu munsi byananiranye, ejo bizemera. Uwiteka rero ari kumwe nawe kandi Uwiteka aragukunda cyane. Reka nkubwire ngo imbabazi z'Imana, gukomera no gukiranirwa k'Uwiteka bize ku buzima bwawe. Marayika w'Imana akumurikire kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kize kuri wowe. Uwiteka Imana akurinde. Nk'uko dusanzwe tubaha inkuru, uyu munsi ndagaruka ku nkuru zimwe ziba zisa nkaho zidasanzwe. Mfite inkuru isa nkaho idasanzwe, bwaba ari nk'ubwa mbere cyangwa se ni inkuru idasanzwe nyine. Ni inkuru nabonye ariko ndavuga ngo reka nyisangize abakunzi banjye. Uyu munsi wa none ni inkuru ivuga ku mubano udasanzwe, umubano uwitwa Kate Bashabe. Kate Bashabe mushobora kuba mumuzi. Uyu Kate Bashabe ni umuntu uzwi cyane ariko kandi ni umubano Kate Bashabe agiranye cyangwa se afitanye n'imbwa ye yujuje imyaka 9 abana nayo. Ahangaha rero ni mu birori, ni imitoma yayiteye. Ni imitoma nshaka kubwira yayiteye mu birori by'isabukuru iyi mbwa bamaranye 9. Mbese ni ibirori cyangwa se ni imitoma yayiteye. Ariko niba ari ubwa mbere, reka ngusabe ukore subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo Imana ikomeze guha umugisha. Ushyiremo na comment yawe. Ahangaha mbere yo kukubwira ibirori cyangwa se imitoma Kate Bashabe yateye iyi mbwa ye, ndashaka kukubwira Kate Bashabe ni muntu ki. Kate Bashabe uyu azwi ku mazina ye bwite ya Catherine Bashabe. Uyu niko yitwa. Ni umunyarwandakazi wamenyekanye cyane nk'umunyamideli. Uyu nguyu ubanza umenye ko ari umunyamideli. Uyu nguyu ni rwiyemezamirimo kandi akora ibikorwa by'ubugiraneza. Uyu nguyu yabonye izuba ku itariki 9 Nzeri 1990, nibwo yabonye izuba. Ahangaha bamuzi nko mu mwuga w'ibikorwa. Uyu Kate Bashabe yamenyekanye bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo yegukanaga ikamba rya Miss MTN Rwanda. Ahangaha ubanze wumve, ndetse aza kuba ambasaderi wa MTN muri uwo mwaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 yegukanye ikamba rya Miss Nyarugenge. Ahangaha umenye ko uyu niwe Kate Bashabe nkubwira uwo ari we. Nyuma y'igihe gito, ahangaha yatangiye inzu y'imideli yitwa Kabasha Fashion House. Ahangaha rero wamaze kumenya neza Kate Bashabe uwo ari we. Nabanje kubanza kukubwira uwo ari we. Ahangaha rero niho yibandaga ku myambaro y'abagore bafite ibimero binini cyane. Ahangaha ubanze wumve ko yabanje gukorera iyo myambaro akora bene ubwo buryo. Uyu rero Kate Bashabe wamaze kumenya uwo ari we. Ahangaha reka nkubwire ngo inkuru nazanye ni inkuru ivuga ngo Kate Bashabe yahundagaje imitoma ku mbwa ye bamaranye imyaka 9, ayifuriza isabukuru nziza, avuga ko yamuhinduriye ubuzima mu buryo bukomeye. Ahangaha ubanze uyumve. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize ati, uyu munsi imbwa yanjye Lexi yujuje imyaka 9, yambereye umugisha ukomeye, yuzuye urukundo, ukwizerana n'ibyishimo. Iyi ni imitoma yateraga imbwa kabisa. Ahangaha ubanza ubyumve. Iyi ni imbwa yahundagajeho iyi mitoma. Yavuze ati, imbwa yanjye yambereye umugisha ukomeye, yuzuye urukundo, ukwizerana n'ibyishimo. Ahangaha ubanze wumve imitoma. Kate Bashabe yakomeje avuga ko iyi mbwa, yavuze ati, iyi mbwa yampinduriye ubuzima bwanjye mu buryo ntashobora gusobanura. Sinzi igihe dusigaranye
ku isi, ari nayo mpamvu nifuza kuyikorera ibirori by'isabukuru. Aha ngaha wumve, aya ni amagambo ye yagiye avuga mu buryo bukomeye kabisa. Yavuze ngo ikwiye gushimirwa urukundo yampaye n'umucyo yanzaniye mu isi yanjye. Aha ngaha wumve ko aya ni amagambo ye, yavuze ati iyi mbwa yanjye ikwiye gushimirwa, yampaye urukundo rukomeye, yanzaniye umucyo muri iyi si yanjye. Mu isi arimo, urukundo n'umucyo yabizaniwe n'iyi mbwa ye. Aha ngaha kandi Kate Bashabe yagaragaje ko Lex atayifata nk'imbwa gusa, ahubwo yamaze kuyinjiza mu muryango we. Ati, aya ni amagambo ye yavuze, sinzi umubare w'amasabukuru dusigaje turi kumwe, gusa icyo nzi ni uko buri imwe nzayitaho, buri sabukuru yose basigaranye azajya yitaho. Mbese banze wumve, yavuze ati sinzi amasabukuru dusigaranye tukiri kumwe na Lex. Avuga ko icyo azi ni kimwe, ni uko buri sabukuru yose azagenda yitaho. Aya ni amagambo ya Kate Bashabe yagiye avuga igihe yizizaga isabukuru y'imyaka 9 amaranye n'iyi mbwa yitwa Lex. Aravuga ati ntabwo uri imbwa gusa, ahubwo uri umwe mu muryango wanjye, ndagukunda cyane. Aya ni amagambo ye. Ni imitoma myinshi Kate Bashabe yateye imbwa ye. Hari naho yageze ahamya ko atazi uko ubuzima bwe bwari kuba bumeze iyo itahaba, ndetse yongeraho ko adashaka no kubitekereza. Akavuga ati rwose iyi mbwa yanjye itaza kuhaba, ubuzima bwanjye sinzi ukuntu buba bumeze uyu munsi wa none. Aravuga ati rwose simbizi ukuntu buba bumeze. Aha ngaha iyi mbwa yayihaye agaciro gakomeye cyane. Avuga ko itakiri imbwa, ahubwo yamaze kuyinjiza mu muryango we, yamaze kuyiha igicumbi mu muryango we. Aha ngaha rero uyu Kate Bashabe avuga ko iyi mbwa iyo itaza kuhaba, ubuzima bwe buba bumeze nabi cyane, abatazi uko buba bumeze. Yayihaye imitoma, avuga ko atazi igihe basigaranye, icyo akora igihe cyose basigaranye azajya yikorera isabukuru uko bukeye n'uko bwije. Ntabwo ikirimbwa, yamaze kwinjiza mu muryango we. Aya ni amagambo ye yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Mbese yayihaye imitoma mu buryo bukomeye bw'iyi sabukuru. Rero Imana iguhe umugisha. Yari inkuru isa nkaho idasanzwe kugira ngo mugezeho nawe ugende ubimenya. Hari abantu bafata umwanya wo gushima, bagashimira ibyo babona, ariko rimwe na rimwe kenshi abantu bakibagirwa gushimira Imana. Abantu bakibagirwa gushima Imana, cyangwa se bakibagiye gushimira abantu babagiriye neza. Aha ngaha ubanza ubyumve, harimo n'isomo ry'uko abantu mbere yo gushimira ibintu byose bakwiye kubanza gushimira Imana. Yo yaguhaye ubuzima, yo yaguhaye kubaho, ikaguha kuramuka, ikaguha kugenda, ikaguha gutembera. Imana rero iguhe umugisha wowe nshuti yanjye wabanye natwe. Ariko reka nkubwire ngo mbere na mbere Imana, kuko Imana ariyo yo gushimirwa, kandi Imana akaba ariyo yo guhabwa icubahiro uko bukeye n'uko bwije. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana azi kubana nawe, kandi umugisha w'Imana ukomeze kukugota. Icyambere gikomeye nuko ngukunda, ndagukunda urukundo rukomeye cyane, kandi nkwifuriza kurama, nkwifuriza kubaho, guhirwa, gutunga no gutunganirwa. Imana iguhe ibyo udatekereza, kandi ukuboko kw'Imana gukomeze kubana nawe. Ikiganza gikomeye cy'Imana kibane nawe ubuziraherezo. Marayika w'Imana kurinda, kurinane n'abawe, kandi akugirire neza. Reka ngusezereho nkubwira ngo nakagaruka, ibiganiro byacu bihoraho. Marayika w'Imana kundindire, kandi umugisha w'Imana ukwiteho cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi. Amina. Ese waba urwaye amaso? Waba ufite umuvandimwe urwaye amaso? Dore igisubizo. Newi Monitor ni ivuriro rivura amaso. Bafite abaganga b'inzobere, bafite imashini kabuhariwe, bafite rinete nziza,
bakorana na RSSB, UIP, MEMAI, Radiant, Prime, Benel, Edenicare, Britam n'ubundi bwishingizi. N'abadafite ubwishingizi babatekerejeho bakuvura ku giciro gito cyane. Bakorera mu mujyi mu nzu ya City Plaza muri etaje ya mbere mu muryango wa 8. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero iri imbere yawe.